isi dutuye n'ubuzima tubamo n'urugendo rurerure, ruba rurerure kuko uyirambyeho cyangwa rukaba ruto kuko uyivuyeho vuba. Njye ndi Furaisha, nakoze ndi imfubyi, none urugo mfite ndurimo ntarurimo. Mwana wanjye ntuzigera uba imfubyi, uko byagenda kose ufite mama ugukunda. Nubwo mbabyara nkabamburwa, ariko wowe ntuzigera uva mu biganza byanjye. Biteze Ni byiza. ukarigize Imana ishimwe. Furaisha rero nje hano ku bintu bibiri kandi ubinsubize neza nta magambo menshi. Icyambere, uzabyara ryari? Nzabyara Nese ntabwo wabyumvishije? iri cyo kubimbaza. Ndakubaza nawe ukambaza. Ntabwo nkizi. Ntabwo ukizi? Ntabwo uzi igihe wasamiye se? Ntuzi kubara se? Uri kubimbaza kugira ngo nawe uzamushyire mama wawe? Icyo se nakivuze? None uri kubimbariza iki? Kugira ngo mbimenye. Aha, simbizi. Ntabwo nkizi. Kereka niba iyo ndatari yanjye. Ntabwo nzi igihe nzabyarira. Ariko wingora. Weho uzi ntabwo uzi igihe watera inda? Nese ninjye utwita? Nako mama. Uransubiza cyangwa ntabwo nsubiza? Ntabwo nkizi. Narakubwiye ngo tujye kwipimisha urabyanga. Ese nipimisha njye ndipimisha ninjye utwite? Nagiye kwa muganga banga kunyakira kubera ko utari uhari. Narabikubwiye wanze kuza ngo tujye. Nabwirwa n'iki gihe nzabyarira. Nese ndimaze kugira amezi angahe? Ntabwo nzi. Kuki? Nese kwa muganga bakubwira igihe uzabyarira niyo baguteye inda? Cyangwa ugiye kumenya igitsina utwite? Ntabwo nzi igihe nzabyarira. Ibyo bigira bizakugora. Ibyo bigira bizakugora kandi bizakugora nigaramiye. Aho nibereye. Ukwanze kunsubiza mbese muri make. Urugendo none turahuye none utangiye kumokera. Yagasanima. Urarikoze. Ejejezo. Hakuzi ko ugize agafizi ka karitsiye. Ako. Nza mumba wari mu ndurere nk'uyu muntu. Hawe koko ko umunsi wanjye wagenze neza ko nde ugiye kuyica. Umusufe kwicunde bakurinda. Ko numva n'imirimo bayigize bisara. Ni umukuru no muto. Ubwo ni ukuvuga ufite umunwa munini ninde cyangwa ufite amenyo nk'ayifuko ku buryo yakubaje umunwa akaba ugize ibisebe. Tegereza azavuke. Naje Mushire nyoko. mukure mu kanwa kawe. Uranyumva? Ukanga ko n'abana baza kunsura. Ndi nyina narababyaye. Nzabaza. Mba naje mu mahoro niturije nagera ukantiza satani. Icya kabiri ngira ngo nkwihanize. Ahangaho uri niba ntawe waguteye. Ndagusabye. Uramenya utazangerera iwanjye. Hanyuma baza kuntuka se bambwira ngo nabagore bawe. Abo baba baturutse he? Ntabwo ari abawe. Ubwo babashotoye. Nkuriye hehe nabo? Ndabizi se. Ko njya kubona nkabona umwe araje undaraje. Ubundi urabahamagara. Ubundi ufite abagore bangahe? Bisubira kureba.
inyundo ihonda amabuye ni yanjye, ni yanjye. Icyo nta si impamvu ushaka kugira ngo umenye amabuye nahonze umubare wayo. Icyo ngikwiyamye. Niba ushaka amahoro, ucare utuze. Nubura uzabimbaza. Ajye baza abantu ke bakubite bagira ubuhe nta nuko bakubite. Ubwo nyine ubwo barazuka batugukabendereza. Bazagukubita rero. Kandi nubwo no bakubita njyewe ntago bindeba. Ntago bindeba. Ngira ngo wabyumvishije. Hari ikintu ushaka kumbwira? Nigendere. Nano guragera mu nzu se. Ukora iki se? Njari we nshaka ndakubonye. Aho ngusanze naho ngaho. Ukabyara. Uri nica umuntu bazamumbaza. Urabutarica n'igikwa nani utarica n'inkoko giye ngo wanyica. Gerageza kwaburize. Kwanzura amana amafaranga. Utampenda kuraburiza ku mugabo uri hano. Kare se none. Yego. Ufite video ze? Video waje uri umujyojo. Ubu ntucyo icyo ifoni. Ako ubundi ubu. Unataje ifoni. Kwigira radio dikaritsiye ubundi bikumarisha. Nimwe ko shinzwe imibereho myiza y'abaturage. Muri uyu mudugudu. Rero nawe ndagushinzwe nubwo utabyemera ariko ndagushinzwe. Cyangwa umuntu ushobora kuvuga nkamwumva ni mama wenyine. Naho uzagicana hano nabaza. Kubera kumenyera abagore babandi n'abakobwa bandi. Uzashidukana nyoko. Yehe wakamejeje. Kandi iki kintu ndakiri bato. Ariko ndiri bato nde wahe. Kuze abaretse tanze twumvikana. Tubanza tubivugeho. Ushaka kuri batandi. Jewe. Ngaho mundori none. Umva yamada. Reka mbivuge cyane maze baza babyumve. Uravuga ibiki suzu ubundi ni hano n'indubizi. Harigera kwego umusore mwiza kuri amaboko mu mufuko ukore. Nta kindi umbwira? Nta mafaranga ukeneye? Cyangwa ufite abandi bayagu? Wese naguze inshingano zawe peruka guhaha ryari. Ese ko nkubaza amafaranga ushaka ukandingana yo mugenze gute? Oheruka hano ryari se ahubwo wenda ngo ayo mafaranga ube warayahasize. Ariko si nuko ngo amafaranga nabyo bigiye kuba intambara. Aba yamvunye nitashaka kanigende. Nubishaka urayasiga. Ariko rero nawe uranango. Nyuma kandi no kubanza hangaha nuko ngufitiye umutima. Ariko nawe ntabwo ubibona. Ahubwo uri kumbwira nkubaza umbaza ibisubizo mpa bipfuye. Esera nduvuga ngo abana ngo ndabatwara. Bari kubashobora. Abo bana si utaduta ngo ugende. Hari ikibazo bakabaye bafite. Urabizi iyo umuntu yambaye umwenda akawuhararukwa cyangwa akabona utakimukwira awukuramo. Ariko wari wabona umubyeyi bakuyeho umwana, wari wamubona ukuntu ameze. Ariko aba bana n'abawe ntawe bakwimye. None se utabanyime yaba utabanye mu kiruhuko bazaza kugusura ibyo nibyo nta kintu. Ubwo niba nta kintu mbwiye ndigendeye. Bye kandi. Ubu no kuvuga ngo undi mukobwa muri iki gihugu abuze umugabo. Mubura zo ngiye navutse kugira nshaka abakobwa banyu. Aha, no kuvuga ngo no kugira ngo ujye mu bagore babandi, urye ibyo utaruhiye. Akusunda abagore. Ariko umunsi nyir'uko yabimenye. Abagore mfatira akaguru haruha. Se wanjye turawe. Wowe ntoro umugore nigize nkujya hejuru. Ubuze? Waburetse? Uvuze ngo iki? Oya banzu. Oya reka. Uri kwitwa n'umugore utari nyoko. Kwitwa n'inkuba njye. Tuziziriga hasi ifumbire izatumuka. Mbona nene.
karibu ntabwo nari nguherutse. Yewe naraye ndyamye ndakurota. Ariko nkabya inzozi jewe. Ikintu ngiye gukora ngiye kujya mpanurira abantu. Kubera ko ibintu ndose byose mpita mbibona. Wabishobora. Narose ngo wicaye ngo wigunze none ukuntu wicaye tu. Tata we. Ahora niki wamuntu? Ufashe ku myanya ndangakumiro. Ahora niki? Uje wese arantuka. Uhise akantuka. Nanjye se ngo tuke nibura niba aricyo wamenyerejwe. Naho ubona binkwiriye nawe ntuke. Wanjijiwe se. Barinda bagutukuza. We wagiye ubatuka. Si umunwa k'umunwa. Sinishoboye. Ase uwo mwuka ufite we. Ntabwo nshoboye pe. Aho mikira kwa nk'umusore w'abanyandakambara data. Yewe. Ubu barahunitse. Baraje bongere batwara. Uraje ubyara uratunetswe amezi 9. Imana ikwihereye akana. Baraje bahite bikorera bajyana. Kwari rwo namenyereye se. Ako uziko n'umunyorogoto. Iyo ukandagiye wizunguza wirwanaho. Uri gutebaza bakagutwarira umwana bakatwara wa mbere wa kabiri. Niyo bagiye gutwara. Nyiraho utaranirwa garamye agira ngo ijuru riri hafi. Izina ry'Imana ingegera yanze imbere. Ingero zikaza ko mwana ugiye kumwarira umwana. Nayisharatura. Abonzi abo ntazi. Sura mugabo afubunda afite abagore bangahe. Mpapasi urebe ko nanjye ntabo umugore. Uzagenda. Aba namwemerera namubaburira mu nzu. Uzagenda yangetura. Irasa n'igiki nabantwaye. Ubonetse wese araza kantu kandi umugore wakanaka. Umugore wandurumvira mu mitungo gira gute. Ariko harakarwara bajye bavuga ngo bakita gakira. Je. Umunsi wagize akazi kenshi ariko wananiwe. Biri guterwa n'utuntu uri kunkorera. Abo komeza. Ikibazo no kuransinzira nakanye nyine kukuganiriza. Nta kibazo ndakanguka. Shashire wandebye. Aho Shu wandebye. Asikwiye kwikora nkabimbira mu. Basi ndaza kukwishyura mu masaha kuri. Tubyo ndabikora neza ariko tuganire. Hari ikintu kidasanzwe ushaka kumbwira cyane? Yego. Ngira ngo tuzabiri. Shira urankunda. Ntabwo ngukunda aho ndagukunda cyane. Shira hari ikintu wanyuma ugifite? Nanjye we yarakwihaye ntazi icyo mfite. Ndebe. Nakumva inshuti yanjye. Hari icyo ubona ntakora muri uru rugo? Hari ikintu ubona ntakora muri uru rugo? Urabikora kandi ukora neza. Shira. Igihe tumaranye urakizi. Yes. Urukundo nifitemo rwose pe. Umuryango wacu ndawukorera. Ntabwo wanca n'inyuma buriya. Shira ntabwo nakora iryo kosa. Kubeshya n'iki? Kubeshya ni icyaha. Akanyamunkuru. Akarwara ngo gatera mu bagabo akumva yava hakagenda agenda. Ubwo nako kamuteye. None se ubundi kuki ubyemera? Wowe ubuza abandi bagabo. Ibyanjye Imana nizabikemura. Rero numara kubyara uyu mwana, bwira nzagushakire pasi ikindi kigabo. Niba wumva utabaho udafite umugabo, nzagushakire pasi yangegera uyireke. Ntabwo nabishobora ibyo nyine. Shaho urigishwe. Ntabwo nabishobora. Uti cyanjye mba nyitangiye iki? Ubuti cyanjye bihiriye iki? Okay, ngoro none reka dusenge. Yesu ashimwe. Turirimbe se nibyo ushoboye. Turirimbe. Tujye no mu mwuka. Ndakukorera iki none? Imbaraga mfite. Okay. Niba n'imbaraga zo gusenga wazibuze reka nkurangira umuti. Umugabo waramukunda? Ese umugabo muhabyaranye wamwanga? Yamamba umugabo dufitanye abana 3 n'iyinde ya 4. Ngiye nyiraho nshaka umugabo. Iki bikuru umugabo wanyigerereza. Wamwanga se? None se naramubuze.
yego sindi mwiza da ariko se koko ndebye ubona nabura umugabo utagendera kuri gahunda zanjye kuri kondisiyo yanjye ntabwo twabana mu nzu waguye igisebe nk'icyo nabonye cyakora kiriya cyo ni cy'umuvogo kiragakubitwa n'inkuba arakicwa n'agahinda arakahahira kwishyura arakata ni igisebe ariko yakugura umuruho abandi babonera ubuntu wampa urutonde rw'abagore afite kandi ugomba umufuhira bazajyana kandi nawe azi ugateka agatera inda bazajyana ariko abagore mukunda abagabo ko nyirankuza aho bigeze bazaze batwara n'ubundi mufite ntamufite yaragiye bazatware bajyane musaza mushakira umuti nzaguhuza n'umuganga umutumiza ute kugihereza kikagaruka mu rugo rwawe akagukunda biriya bigore byose akabihurwa mbese wigira ngo ntibakiroze nawe uzashaka umuti ukirogoze kigaruke mu rugo uribona kiriya kintu ari kizima baramurangije uriya rwose ariko hoya ntabwo namuroga ntiwamuroga ntabwo namuroga rwose zageze akarara gusa wabona imbaraga reka rimwe iyo agiye kuza araguhamagara arantungura mpamagara se njyewe yampamagara urabona uwo mwanya ufite ubwo se nabimenya gute ko yaje ntabwo uwo mwanya yawubona uzagira buri gihe kubera ko kigutungura shiri nkora buri kimwe kugira tubone iterambere tunarifite nanjye ngiye kubikubwira ko twarigezeho dukomeje no gukora kugira ngo tuzagere kure haruta cyane ariko sheri ntakubeshye pe ibi byose mba ndimo tutarasezerana sigaye numva mvunikira ubusa none rero umugabo mwiza wanyemerera tukazasezerana ariko shahi ntibe ko isezerano ryiza rikomeye rifite agaciro riri ahangaha gusa shiri n'abatari twebwe n'abadafite ubushobozi dufite uyu munsi babana basezeranye kuki njyewe n'imisezerano yes nimba umutima wawe nk'urimo koko byereka inshuti byereka umuryango dukurikiza amategeko icyo dusaba inshuti zawe ntizikuzi hari ubwo zisiba ahangaha bebe ntabwo bihagije none se wumva gusezerana kwanjye nawe bizatuma iterambere ryacu rikomeza cyangwa rizahagaraho cyangwa urumva bizahindura iki mu buzima bwacu munsi y'intuze y'ishuka dushyiramo imigozi 3 nkuko ki imigozi nyine umwe hano gutyo uganisha ahandi no ku maguru ku buryo nikiza kikaryama simbaraga se kuko wanazibona hanyuma naryama nyiranko nikimara gusinzira uzaheri ko hano mu nduzirike ku buryo kitari bugire kitari bw'inyagamo ukizirike arasetse ku izina ry'Imana ewe aha narangiza kuko hano niho hafite imbaraga kugira ngo kitego kubita imigeri tugenda uzirike no ku maguru uzirike nijose maze ufate cyitwa inkoni ugitsibagure cyangwa ushyushye pasi uyicomeke uzuki erega yaraguramye uriya mugabo umugorore umubiri wose umugorore eba umushyire ku murongo imikunjo yose mushiremo oya we mushireho ipasi umushyire ipasi umugorore uri ko yaba muzima uzubira kunumba numva mfite umushiha nicira umugabo ya ntabwo uzamwica mushireho ipasi wenda kubwiye ngo uzamwica mushireho ipasi nyine no kumugorora hari urupfu rurenze urwo ngo no kumugorora gusa ntuzatereka ukabona atazajya uko yicara niyo ngiyo aho ukeneye ntuzahakoze uzamugorora nyine aho ubona yagoramye ubundi mubwira uti iki ni igihano ngo ni mu mutwe mva nkubwire ngo nzagorora mu gihagera uzambwira nzafata akamoto kihuse zembe gufashamo akuzabanza umuzirike n'igitambaro mu maso kugira ngo atambura ubwo iyo migozi ayibonye
Ese rujya guhenahenwa rureba. Nahise umenya igihe cyinjiriye. Umenya igihe yaje. Uzashyira utuntu tw'utugozi tworoshye twa supanete. Uzafate supanete uyice. Cyo karamburaho bityo ku buryo aryamye atabyumva. Uzirika imbwa. Oya rwose. Nsubiza yanjye. Ntabwo icyo cyaha nzagikora. Nsubiza yanjye nigendere kuko ntabwo nabana tayiti cyane nze ngo nje kukugira inama. None nkurambura ibiganza ngo usengere nigendere. Tangiye amasengesho naratangira. Njye gutera motifs. Mana rebe umujakazi wawe. Ni agacucu ubwenge wamuhaye nubwo impfabusa ntabwo azi kubukoresha. Ongera uzi ukabumbabumbe. Kunde buryo. Baby nzarushaho kwishima pe. Kandi wambwiye ko buri kimwe wagikora ku bwanjye. Aha. Nyemerera rero. Mana yake. Ibyishimo byo haraho bigarukira kubera ko twasezerana. Ariko birumvikana. Ndi umudamu mwiza ndakora ndi umusirimu. Ariko ntekereza ibaze kujya nko ku murenge ngiye kwaka icyangombwa bakubita muri mashini ngo ndingarago. Tekereza icyo kintu. Bigutwaye iki? Ntukibona? Ntago byiyubashye pe. Niba unkunda rwose mbabarira dusezerane ndakwinginze. Seshiri ubona usezeranye nanjye waba usebye. Iyo uza kuba usebye ntabwo tuba turi kumwe. Icyo kirumvikana. Sibyo? Kandi ntegereza ko urukundo nduguha. Kandi nawe urabibona. Ese wumva urukundo ruzahindura iki kubuze? Uzankunda cyane birushijeho kurusha uko nkunda. Nicyo bivuze? No. Ariko uzaba unyubahishije. Shiriza isaha ntago. Ninde ugusuzugura? Oya pe. Njye niyagize umuntu unyibutsa ko ntasezeranye bimbera igikomere. Ubwo impamvu ni ibintu ufite mu mutwe. Ese abasezeranye ntabwo batandukana? Okay, Shiri nawe ntago nkomeza noneho no kukwinginga. Njye nkeneye ko dusezerana aho bigeze. Ntacyo ntakoze pe. Okay. Ko nimba wumva ugomba kumbabariza umutima nyine ukomeze urinyimira. Wange ko dusezerana. Okay, Shari. Tuza. Nzabitekerezaho. Ariko gusezerana kwanjye nawe ntibiri uyu munsi ntibiri n'ejo, ntibiri n'ejo bundi. Salon. Batwahanyeza. Ahabonye. Kuri wese yabyifuza. Ariko havuyemo nyirahotse. Wese byakugwa nawe. Jewe. Ahagada. Nzarya tuke ryame kare. Ko nawe urasa neza muri iyi minsi. Kubera Imana si kubera umugabo. Ko nta nongereye. Wagira ngo hari umuntu uri kukwitaho. Urwanyitaho aciye muzihe nzira mu buhe buryo. Ameka se andusha gukorera amafaranga. Ariko nyiraho kuba wigize isasu ukigira inkuba mu gico. Ubu nta muntu mujya mu byumva kimwe ko. Sibwo ngo miwe. Ntabwo nyakangira agiye kubiyo tuzaje. Turahiza abagore mwigira gutyo nimwe mugwa. Oya nyenda cyane toto mudogo. Ko mwana yanjye ndagowe. Ahubwo shawe umva nkubwire. Musabe y'abakiriya byo mukuru n'amafaranga. Umva muri ibyo. Cyangwa wumva ariko kujya ndafata. Kaho ndebera. Ariko ntabwo wakwicara n'isegonda ngo utuze. Natuje. Wakumvisha icyo nkubwira. Kagira. Undeba mwana ntabwo ntuje. Inzu nziza busha. Sawa nyine. Tuzarira nawe urese nyiramwe. Inzu nicyo uyiririyemo. Ushobora kurara mu nzu nziza ukararurira ntunasinzire. Waraye mu karura sinzire. Urara wumviriza ku cyumba cya murumuna wawe umugabo we bagiye kurarana. Asho.
ko noneho usigaye afite imyuka mu buzima wese woroshye oyo woroshye nyemba ndi umutesha foma iyo umaze kugenda buriya kugira ngo utazaze nuzuye neza cyakora bikora baby wallahi like seriously for okay thank you gusa nyine byarega ibyishimo byawe nibyo byanjye be akoke karanyishe tumva ntazi ariko nyine nicyo ngomba kuba mbereyeho ngomba kwishima nawe ukishima kugira ngo n'urukundo rwacu rukomere uranshimisha pe ugezayo ahubwo ni gushaka ka recuperation umuntu akagarura agatege kuko umuntu aba yahatakarije imbaraga nyinshi pe wenda umuntu yarwanya n'ubushyuhe nkajya kwitera amazi ubundi nkajya gushaka akantu ukagarura akayaje baby rwose gusa sha ko nicyo kikubuza amahoro dore ko abagore mwasaze ariko nyiranko urarumviriza nyiranko hari icyo ntakorera ukureba ku rugo rwanjye hari icyo ntakora icyo wakora cyose ntibanyurwa ese uzi ko uriya mugabo wameze nk'agasekurume k'impeshyi yanyurwa sha wabyihoreye ngire gutya ejo bundi musabe kandi birambangamiye pe ndamusaba waretse tugasezerana ndamutsa kuja mu nzira ushaka gusezerana sha yarabyanze ese itegeko ry'u Rwanda rirabyemera ritabyemera sizi nitubanye imyaka tubanye hari ikibazo ako muri umunani ntiwamugize karyarwa ndumva ari kwiyoresha mu mazi iyafu rugira ngo bamubwiye ngo amazi ni ubuntu sari byo mwishyura se umugabo wanjye kwishyura sawa ngiye se nirwa ntakora nanjye najya nirwa nivuguta nk'igikeri shava muri ibyo ngira inama kuko nkuko dufite ibintu byose ntabwo twabuze ubushobozi wambabari ukareka ibyo by'abana ukabanza ukangira inama n'igiki gituma umugabo wanjye tudasezerana ngaho noneho mukaza niba ubona ndi imana mbaza ngo umwamikazi cyangwa ngo ni iki nakora njye se ndi umupfumu nyine abana bagiye kwa wa mugabo w'umushuti we abana babo ubushize baradusuye nanjye nabohereje ngo bamusure n'abana bawe ntabwo byaranga abatunda bajyana kuki batunda abandi muri aho ariko nyiraho uvuze ngo iki nyine wowe amahirwe ugira abana bawe urababyara ukabarera ukaba bafiteho n'uburenganzira abo bana bakajya no gusura abandi bana ariko da hari undi muntu ubyara ntarere wishwe n'agahinda wumiwe ufite inyuma yenda kumuturitsa agatuza aratwitsindigera mu gihe kuki benge niba ubwirwa shenge we waratwite ese nyiraho ushatse kumbwira ko umugabo wanjye afite abandi bana ambaje stesa ubushatse kumbwira ko umugabo wanjye afite abandi bagore abana byo mu yasitara manza agahubu karibyo murasitara akigira mu cyakaturu kajuru agasanga hari undi nabo bambaye wandi uri kwirambura agahita zitara kamwikubita hindi kinjira aho ntawe utabyara no mu mayira kuko mbaze utira umugabo wanjye ngira abandi bagore no umugabo wanjye uranshanze noneho burundu mbaye nk'ikigoryi oya nese ejye kuvuga kutabizi muri umuntu wese si umugore we ndakunda bitaraba titimagine nitubyara nk'aka kazaba gasa gute ikibazo bazamwibira kwa muganga wapi pera ukuntu azaba ari mwiza ikindi ako nikaba agakobwa abasore b'inyarugenge bazambona nukuri azakubona se kutahereje nyina kandi ese byo bihuriye he n'agakobwa kagomba kuribwa nk'uko urya nyina abe barasetsa gusa icyo nakubwira cyo ni kimwe rega jya umenya yuko umupapa afuhira umwana w'umukobwa ukumushakira akazima gusa hako rero nayo yayo dushaka ukuntu tujya mu gukora dushe sibyo hari indi gahunda ufite umwereka ahantu tujyana
ushaka kuntamos of course kwibihembo sha tujye guserebra ntayo pe ntayo nawe ukumbuye agafi ndagakumbuye fo bitanu ngiye kukujyana abantu botsa neza gafi bitarabaho kugeza okay nk'igihembo wenda nta nubwo umeze neza nka murumuna wawe ntabwo amahitamo yo gusezera ubwo uri basezera usigiye gufata murumuna wawe udahari asezeranye nkawe gutera amaze kukugira igipiripiri cy'igipolisi murumuna wanjye we nta kibazo ntwaye akaba ari utuma tudasezerana nakubajije ngo itegeko ry'u Rwanda rirabyemera none se afite irindi sezerano nese umugabo asezerana n'abagore bangana mwami Yesu ngira ngo nawe kira Mariya munyina wamujyana nyirango umugabo wanjye afite undi mugore bisezerano mukuru bafitanye abana batatu twite n'inda ya kane kati kacu na Yesu kuki ubutabazi mu bashya kandi batandaraje nyirango abatari wa munwa wawe wese cyuvugisha no mu somo akadamu keza gafite mu ndahangana harya ariko icyo gifuka cyawe nk'icyanzu gafite indahangana kuriya Yesu we ndetse kubitabibona Yesu we twite windushye warushye umugabo aragenda akakora ibyo akora akagaruka agakata we akaza akaryama izo ni za misiyo zo mu ntara ajyamo yego warono sahora na misiyo aba yagiye ariko ni na misiyo kuko babandi abagore hamwe bagategereza wa mugabo zakamujoga akagira ariko akamwemera abagore bafite umuco ibaza umugore ufite umugabo w'isezerano nk'uyu nguyu akaza akakugereka akagereka wana mwana sinyira ngo ibyo wabimenye ryari kutigeze umbwira koko n'igihe umaze ugenda hano ugeze ubimbaza se ugeze umbwira ko ukeneye isezerano use kujya utambiye ko mfite mukeba koko ufite amafaranga sibyo nibyo baza hano kureba hano babona habuze amafaranga kuko hari ikintu ushobora kurangira umuti kikiraza inyanza kikirebeshwa hejuru kikanga kuwukoresha cyakwanga kuwukoresha ukareba ubabaye kurushaho bituma umurangira umuti uravugisha ukuri uhemukiye ndetse kandi disi mukubise umuti kari akadamu ntiyongere no kujya kukareba n'ukuntu kenda kubyara kandi nako ni agacuti kanjye oya nako ntabwo nkazi mana yanjye ntabwo nkazi ariko ndakumva Furaisha karame noneho ugeze aho uravuga igihe nahereye mpamagara bivuze kutumvaga se ko ntakumenya urimo ntabwo wamenye ko ntabamenye igihe kizagera umenye reka nkubwire rero madamu uyu munsi njenje ko ntakumenya urinde ko ndi kubona uri umukobwa mwiza kwitwara uko utagakwiriye kwitwara ni byiza ubwo ubimenye nyine ko ndi umukobwa mwiza none se urandeba ukabona yuko umugabo wanjye yamvaho akaza kuri wowe bebe hagati wabona gukumbuye cyane ntabwo wandusha byo nanjye nako si iyo ukumbuye umuntu ukora iki njye nagusabye ko duhura dusangire okay utateye iyo ntambwe basi umunsi ariko nawe mba nkeneye ko yamumuntu ako se weho nuguhoraho ukundwaho tetero nta nubwo umunsi wantungura uvuge ngo bebe ndagushaka aha okay ngiye kwisubira ariko nawe bituma igihe nkeneye wakira wambwira sibyo ariko anyway urabona view iri hano reka ngenda renze urateguye gusa nashakaga yuko tutuvana tuhita tujya mu rugo direct uri kwiyumva ukuntu
rero kuba ntabwira yuko ngukumbuye si uko mba nagukumbuye ahubwo nyine ni kwa kwihagarara kwa kigabo ariko n'ubundi bikarangira the band apfuye. gusa hari nk'ibintu muba maze iminsi ntekereza nkabona ari byo bigutera kutampamagara kenshi kutaba wansaba ngo duhure ukumva ko buri munsi ari njye uzajya gusohoka. Bebe ufite kurekana na bari abakobwa nzi neza ko weho utabura gusohokana nabo. nawe rero aho ngaho utangiye kwikunda gute neza ureka nkubwire first of all ndacyari umusore ukiyubaka ikindi kandi nanone nta mugore ndashaka wowe ubana n'umugabo none ibazo wowe noneho ubu uri kurya ifi n'inkoko icyarimwe sinzi muri kumva icyo kintu niko mada niwe ndi kuvugana nawe. ese urampora iki? Ndaguhora umugabo wanjye ko ntakuzi. Urampora iki? ubwiye ko nkuhora umugabo wanjye. Ubuhe mugabo se? Harya nta mugabo ugira. Ndambabarira nako nibutse ko mu makuru yose nafashe nta n'umugira koko azaje gutera inda. umva rero nkubwiye mada ugira umwana ubusa urabona ndi igicucu cyo kujya kubyarana n'umugabo. ugira umwana urabona ndi igicucu cyo kujya kubyarana n'umugabo. yaba waruzi agaciro k'umwana komeza nyine ugarame bazitere harya abo wabyaye bo barihera ariko barahari. umva nkubwire madamu ntutangiye kunjomba umuntu ndumva ufite akarimi katoroshye ariko si ubwo ubundi ibyo nkubwira ntabwo byumva haguruka. uvuga ko ntamuzi uruwa hehe uteye uturuka hehe? umva nkubwire kwiyame ku mugabo wanjye ntabwo njya nsangira. ubusa uricara ukicara muri aka karuri ugatekereza ko ufite umugabura ariko nkayoberwa n'impamvu agutakaza kunsanga. reba ahantu wicaye nyine ugenda mugumana iyo ngiyo ngiye wundeke wakubwiye ko sinkoze wisize akaverine wasize utuntu wambaye uduherena akagira ngo ni umugore muzima. reba aho wicaye uburyo hasi yabuzwa n'iki kugutasa akazi wanjye. warangiza njyewe noneho ukaza nka rimwe mu byumweru bingahe ntikumbuye uri kumva utubazo naza gukemura gute tuvugishije ukuri. ikirafi ni njye wayiteguriye niyo mpamvu ngomba kwita ntabwo nayiteguye ngo ijye kuribwa n'abandi. nyine shu ndabizi cyangwa nayo ijye kurya turiya dufi turi hariya hirya dutoya. wenda si ugutesha agaciro ariko njye ntabwo byakunda rwose nese ubwo ntabwo nanjye bizamenya yuko ameze nk'uwanduye imico yo kugira sigaye ngira cyane ngira ubushake cyane. wajya umpamagara ntabwo uriya mugabo wawe se yakora kure kuko narwaye n'umugabo ni n'ikigabo ko njye ntabwo mbyishimira rero bitabaye ibyo ngibyo nimba ushaka ibyo uzaze tubane bigire inzira uve kuri uriya mugabo. je ntasoni mve kuri uriya mugabo nze tubane uzi ko buri kimwe nguha njye ikesha uriya mugabo cyangwa kugira ngo mvuyeyo wakongera kubuha. rero ubwo gumayo nanjye nigume mu byombi. ntabwo wemerewe kwirirwa mu tundi dukobwa. Nguki naraguteguye ngo ubu wanjye ngo habiriya byose kugira ubu wanjye. nawe rwose kumanipira n'inzungu no kurya. umaze kubyimba ushobora no kurya ingemwe wese gucyurira utarya ingemwe umwaka ushize. ariko wibuke ko twamenyanye uriya mugabo umufite umaze gusa neza usigaye wambara neza usigaye ubona nyine ni ngombwa kubinyurira pe. ntabwo ngucyuriye ndakwibutsa uwo wari uriwe kandi utambutse umwana kugira ngo ubu nyine urumva wambaye boga urasa neza wambaye neza wagera ku muhanda ukaboneka mugatereta. muzi ubundi twahuye nsa n'igitera sinari ndi umuntu muzima ariko ntacyo wari ufite ushyira bari abakobwa ibyo uri kubashyira n'ibyo ubikesha. ariko ntabwo bikunda rero nanjye njya ku ruhande njye icyo nikemurira. umva rero nkubwire nibagirwe umwibagiwe
n'uwanjye njyenyine rutori ntawe dusangiye. Urahitamo mugumane cyangwa ubura ubuzima. Niba ushaka kubaho mwibagirwe, ufate inzira ugenda usubira iwanyu, n'ubundi ntacyo umaze aha ngaha. Ukabona wirirwa utwita ukagira ngo uzamugumana kubera ayo mata. Kwiyamira. Kandi nizere yuko ibyo nkubwiye ubyumvise. Uri kumva? Ariko ubundi uri igipfamatwi cyangwa mbega akagore kanasuzugura. icyemezo urakizi kamfunge buri kimwe naguhagandiye ariko nawe ntago ari byo navugaga nyine. Okay, siba gusanga muri ghetto nziza se ntibazi kuri umusore wanyemereye se hariya nahazana umukobwa. Ubu hasanze umukobwa ntiwadutwikira inzu ukamwe kaza mugabo nahagira gatuye nguki ntabwo yataha mugabo bwawe afite umugore mwiza bitaraba kwisi pe. That's why I'm fit baby. See? Baby va mu mikino. Kuko nateguye umunsi maze igihe mbitekerezaho cyane. Ndagushaka uru wanjye. Yes baby. Twahuye ari icyo kintu uje kumbwira cyangwa wagiye twinjoye ndi. Ya ibyo birakomeza ariko wabanje kumva icyo ngusaba. Ndagushaka uru wanjye. Nta wundi mukobwa ngushaka. Umunsi nagusanganye n'agakobwa. Ngambwira uruhare ugira mu kuba usa gutyo cyangwa uba muri ghetto nziza nk'iriya. Sha umva hari igihe ngera hano mu rugo rwanyu cyangwa kora abandi intebe gurangahe we. Umva kwidunda. Idonde rwose urawe ikaze. Swishwa nkunda n'ukuntu wivugira neza rero. Umva nk'ukuntu ntumbwiye. Idonde rwose uhawe ikaze. Naho urukuru rwawe. Hey nyiramo. Hey narenze ko ari amagambo gusa aratangira amagambo. Amagambo. Arangira. Oya ntayo. Kubivuze ngo ko higimye. Oya tuyafata nk'amakuru ariko atari mabi. Oya ntabwo nakumva umuntu aguhemukira, sinakumva umuntu akuvuga ibintu bitari byiza ngo nceceke, ariko nanone ça dépend. We wananyakiriye kiriya kinyakira ariko mbigisabye cyazi ko gashyushyu kawe shane. Wakabonye uba muri uru rugo wenyine? Weka ushira inyota ubundi tuganire. Shawse undi urugo ni gute utashobora kurufata ngo urugire urwaye wenyine? Mukobwa nkawe buriya se byashoboka urinjije. Oya si witangire kugira ngo umbwire. Undi mukobwa ufite ikibuno nk'icyawe, ufite ubwisano bwawe, wahiswemo n'umugabo, ntabwo wahiswemo. Isi kibuno kubagabo umugabo yabuze. Ni cyongo warumbuwe. Rero none si mbigenze. Nese umugabo yakwije watareba mukuru wawe. Mwabanaga hangaha icyumvikana mukuru wawe uramuruta. Nari nabifashe nyine nkaho ari byarari ry'abagabo, nanjye ndavuga ka profit nyine kinyihereka. Nawe wari ufite akavura mwato. Igiha kashari. None ngo makonda. Icya gisaza wagikunda hiki. We. Kubera imyaka ngize uko nsigaye niyambika nk'aba mama. Kugira ngo abantu batazaba bavuga ngo naragumiwe.
ubuse nanjye nta muri cyo njya kaje wakibura se ureka kwambara nk'abamama wambare nk'abakobwa sanzahasirika ikiwoga cwawe enda yantanze imbere ime nka nyari hari ibibuno bambara nka nyari se nabona ko amara ikintu cy'undi ndagifite ngeze toto ibi ni ibibyimba saba ibibyimba agiye ku buryo nakwambara ikibuno reka none se ko biriho urabura iki ngiye mureke mbone n'umwana mwiza ngiye nkunda ukuntu tuje ariko mukuru arashamaduka oya njye ntacyo ntwaye nyine ugomba gukora ibintu gahoro gahoro wagize warusigaye mu bintu mu bwenge nyine injeje Imana irabasha ndabizi abantu nkamwe amakuru yose ubu yafite mukuru wawe uriye utitaye ko muva indimo ndiba cyane noneho shabe sibwo waretse kunderanje ahubwo ushobora ikintu nashakaga ntazaretse ntuzasubire kwa cya kigali nguke ntuzasubire kwa cya kigali kandi ndabivuze ko ugiye kunkura muri mutu nari nibereye ntabwo dubi gukuramo pe ariko nyine ubona nanjye arega ni nkaho nubatse rero ibyo byishimo urimo uramenyereza ndizera nzabibona sibyo ashiri reba ibihe byiza twari twibereyemo uzanye muri mugabo wanjye reka nawe ni ikibazo ibi ngibi nta garanti bifite ni igikisa ahubwo wumva wagiye ubona tubana utari kubona ubu nyine guhora uri iruhande rwanjye ngo mfite ariko ubuzi kurara nk'abandi bapapa bose bya bintu baba barabikoreye cyane bavuze ngo njye nta mvune ngira zabi ushaka kandi ndabyibagira baby please ngo wirakara sibyo okay nyine umva nkubwira uzi impamvu siba wumva biryoshye tumeranye neza nuko ubutameruka noneho wikora nkano uragenda ukikwamira gumiyo ngiyo ukazana tunaye n'abasheze ngukumbuye niyo mpamvu uhora wumva utabimenye ese reka nkaze be buriya iyo uvuye hano urabona ntako tuba tutagize wahabana umunaniro buriya iyo ugeze mu rugo iwawe ntabwo gukoraho ujya uhindukira ariko urabashije muri siporo utabaga abagabo babiri ndanakwanze maze oya akabisoro ntabwo ndi bwongeye kumuvuga sibyo yego baby ibyo ni ibyanjye ninjye ufite uko mbikontorora okay shasho basi zambabarire ntuzane sibyo umucishaho isheni usigara uyoboye cyura ku rukurwe rwaba mu rusazi rwiza akaba umusazi ntabwo mvuze kumwica ariko warusaza rugata ubwenge ntirwibuka umugabo ukamukukana hanyuma se ubwo sinjye uzajya uvuna n'ubundi mwirukanka inyumara umushaka w'icyo umugabo we yamwirukanse inyuma cyangwa amushakakira abakozi ubundi umusazi umwirukanka umunsi ngaho akiri mushyashya mukimwitayeho iyo amaze amezi nk'atatu mubona ari ibyo mukarekanya na yimbwa igatembera agasara akaguma hano ariko aho ngaho kikajya kinagukoropera ntabe wa musazi muri make ni kumugira nk'akadebiri ahubwo se ubwanjye wakintu mbwira ndabizi nta makuru utangira ubuntu ese urabizi ko ari ubuntu se reka nongere nsunuzana kandi ndakazana pe niba ushaka umbwira inzane n'icupa ryose singwirinda nkunda nkanigurira ariko nawe byose ikindi hariya hari urudodo rutwite uruki urudodo uravuga kagashyano kakandi kiyonyo gakeba kikanyo gakuru karanuguka n'umugore ubundi se uriya ni umugore ntabwo ashaka ariko nako ntabwo ari keza oya wirakara ntabwo ari keza
Ayo utangiye kuvuga ubwiza bw'undi muntu imbere yanjye. Hano kuruta. Gute se bakuruta kandi ari we mugore mutoya. Kariyo. Tubikemure kagitwite cyangwa tugahereza impuhwe kabyari. Ese uko nzagasanga. Ariko nyagasani. Ugatuma umuntu ugahamagara wiyicariye aha ngaha. Kwereza ibintu bikagenda bikagakemura. Ikiza rero. Wagakemura kagitwite. Kuko kamubyaye. Agahinja Umwana se. yagufata mwiza. Agahinja se. ariko se nakubajije ngo ni iki ntagukorera ntabyo ariko nanone bafite impungenge arigane yuko n'ibingibi nkorera ushobora guhura n'undi muntu sinjye njyenyine ku isi ese nakuhisemo abo bandi badahari okay ariko nyine nagusaba ariko urabashije cyane merci beaucoup ariko ahubwo mu kanya okay no wirigora point nayumvishije ariko ushabe nyine etse ndagukunda cyane bitana n'urukundo muragenda rukora umunsi rero bishaka kuzisanga ntanashatse pe ndisuza gushaka ubiki akorejya rubanda bazanyote be no gushaka none ni ngombwa ndahari ibyishimo urabibona kubyara twanamubyarana tukagira uko tubyara nguzo nese ukavuga wagira ngo noneho tubizanze uko no ibyo byihorere bakareka mve muri that mind dance umunsi no kwishimana nawe yeah anyway kora ndumva mfite akantu k'akananiro aka kanya I need some massage mureka mbanze feeling igituza cyawe ndagikunda ubwo baby ese urabizi ko uri mwiza nta mugabo uba mwiza nawe nukaza kwabye uri mwiza okay merci ubwiza bwawe nta n'ubwiza reka nta muhungu uramenya ubwiza bwose kuko nta kiba kirimo aba ari igwejo uzi mbikubwiye twahera ku murongo wowe ubwawe simba nanakwibashirije ngo ngire none aya so thank you for everything and thank you for loving me okay nshaka ko ibi byishimo tuzabihorana nanjye nuko mbyifuza ntazabamo gutandukana cyangwa gushyamirana hagati yanjye nawe yego nta kibazo kari mu ndashaka yamara kubyara ari kwa muganga agahinja kakajya mu kigo cy'imfubyi we wa mukobwa ko ryacanye ureba none uzi ko nta mikino ufite ntayo si wese ubizanye nujya kuzana nyine ubwo tukajya kuzana ngo wimuwe naho ikigabo cyawe cyo wagikorera iki si ukugifata bugwate si ubwo nibyo birangiye ntabwo ujyaho nakungukira urahumva angahe cyangwa uciye amafaranga ko naguca ahwanye n'ubukene mfite wowe ahubwo urumva wampangaye undi hari ibirenze se akantu ugenda ugakura hariya akantu se wanjye agira akazi akantu wajya kukizana cyangwa waragahenze ugakutwa n'inkuba we ntutse mabusha wa munwa we rata mabusha kandi oya ntago ngututse pe nitutse angahe uburozi bubiri miliyoni 6 amafaranga barayacukura wanjye kiwe ntabwo ushaka kubona umugabo ari wawe wenyine kuba nshaka kumubona ntibivuze ko amafaranga bayacukura bayacukura se umugabo ntayafite ko kahambirwa we urampangaye ngenda aciriye urampangaye nakubwiye 100 ariko ubwo niba ari bubiri uvuga uzazana uburozi bw'ijana bubaho ego reka nkubwire ndagiye makatsa
igishoka gikomeye cyasaze hano ntago gikomeye reka nkubwire uzanshaka oya wabaye uti sohoza ko ntagiye none se ako nyiramo wanutse uhoshye basi mbabarira ijana ndagaswe oya reka icara none tuvugane neza ijana angahe se ni kiro kibirahise muri miliyoni 6 ijana hey Ngira ngo kuri se mana byagenze bite none nta kintu cyo kuvuga mfite byakugendekeye bite shinye ndakureba nkumva urambabaje ngiye se ko ndi nyiramiruho nemeye reka kurira inama urabyanga reka kurira rwose nge naremeye hano umuziranenge agiye kubigendera nta hantu azajya nta kintu azaba nta n'ahantu azajya rwose nese ubundi inshuti yawe maze igihugu genda sengeye ayo masengesho yawe ureka nicicikire ngira ngo nta kintu nzaba bagiye kukwica